n'imishinga isaba ibintu byinshi kuyitegura no kuyishyira mu bikorwa, ugasanga umushinga warateguwe ariko utegurwa bituzuye kubera ko niba ari urwego runuru rubishinzwe mbere y'abandi, ugasanga urwego ntabwo rwakoranye n'izindi nzego bakwiriye kuba bafatanije kugira ngo bategure uwo mushinga. Icya kabiri, niba n'umushinga watangiye ukwiriye gukurikiranwa kureba ko ugenda uko byari bikwiye kuba bigenda. Ugasanga kenshi umushinga uraho, waba wahagaze, waba ugenda nabi, waba ugenda buhoro, ntawe ubizi, ntawe akurikiranye kugira ngo ibintu bijye mu buryo. Ibyo ni ibintu tumaranye imyaka myinshi aho tubereye aha. N'intambwe yatewe ikaba intambwe ntoya cyane, cyangwa se igaterwa umunsi umwe, undi munsi bikaba byibagiranye. Ibyo nagira ngo tugende tubishakira umuti, tubigeza ku musozo wabyo. Bigomba kugira ubwo bihagarara, ntabwo byahoraho bityo iteka, cyangwa se uburyo bwo kubikurikirana no kubaza abantu bisobanura akaba ari wo urushaho intambwe bikajya mu bikorwa. Tukamenya ko bitagenze neza byose biba bifite ubishinzwe akabibazwa vuba na bwangu, bidakomye no gutinda. Ibyo ndabibibutsa kandi ndabibasaba. Tugomba gushaka uburyo ibyo birangira. Hari ibindi byinshi bikorwa nabi bikavanga, bikazanamo leta, bikazanamo abikorera, bikazanamo, ugasanga umushinga waratangiye urakorwa uragenda nabi. Hari imishinga myinshi tuzi iriho n'ubu ngubu, byose nirwa mbirondora. Ugasanga umushinga wagomba gukorwa mu myaka 2, uri mu wa 3, uri mu mwaka wa 3, uri mu wa 4, ntacyo ubona kivamo, ariko abantu bagakomeza nkaho ntacyo bitwaye. Ibyo rwose bikwiriye guhagarara. Ubwo ni umwanya mbonye wo kubwira abantu mwese muri hano uko mungana, kugira ngo tubishakire uko byarangira vuba. Ndetse ugasanga abakora mu mushinga, abaturage bakwiriye kuba bishyurwa, ubundi nta kibazo bafite. Abayobora imishinga ndetse harimo n'abikorera, bo barahembwa imishahara, barafite inyungu zabo, ariko ukora wa buri munsi wa wundi umuturage ntacyo ahabwa.
wazabaza bakakubwira ibibazo byari bihari, ariko niba byari biherewe kuki wahembwe, kuki waba warahembwe wowe umuturage wakoraga ntahembwe. Ejo bundi aha mu minsi mikuru igihe cya noheri n'ubunani tuvuyemo, hari ahantu hatandukanye abaturage bari bagiye kugumuka kubera ko ababayobora abayoboye imishinga baba aba private sector cyangwa government bo bari mu bwangu bashaka kwigendera ngo bajye kuruhuka, ariko umuturage buri munsi yatwariraga umwanya kugira igikorwa akora, we mukamusiga aho ngaho ntacyo mumwishyuye. Icyo kigomba guhagarara byanze bikunze, cyangwa se abantu bagomba kubibazwa bakabyishyura. Niba biri mu mujyi wa Kigali, meya n'abandi bayobozi bakwiye kubibazwa. Ibazwa ntabwo ari ukubazwa gusa kubaza usubiza icyo ushaka, kubibaza mvuga urakwiye kubihanirwa. Ubwo ni urugero ntanze, ariko n'ahandi ahari hose, no muri za minisiteri aho mufite uruhare mu bikorwa mu baturage, mujye mubikurikirana murebe ko ibintu bigenda mu buryo uko bikwiye. Niba havutse ikibazo, icyo kibazo kirasobanurwa, abantu barasobanura, abantu bakabyumva, nta ngorane ikwiriye kuba ihari.